Tugiye kureba uburyo bwo guproteja WhatsApp yawe kugira ngo igihe bakwibye WhatsApp baze kuza kugorwa no gukomeza kuyikoresha igihe washyizemo indi protection bita two step verification. Turajya kuri WhatsApp, nitumara gufungura WhatsApp tujye hari utudomo tubiri hejuru, nituhakora tureba handitse settings, tugeze ahari settings, tugeze muri settings zitandukanye tujye kuri account, hari privacy, security and change number account. Nituhagera turajya hari two step verification, tujya kuri two step verification. Iyo utayishyizemo iba ihita iguha iyi screen ikagusaba ko wineboringa iyi two step verification. Njye nari nsanzwe nyifitemo ariko kugira ngo mbibereke byansabye ko nyikuramo. Ngiye kwineboringa two step verification, maze kwineboringa iransaba digit esheshatu cyangwa se imibare itandatu cyangwa se pin igizwe n'imibare itandatu. Ubwo ndi gushyiramo iyo imibare itandatu nifuza nshaka nzahora nibuka. Bansabye kongera kuyishyiramo kugira ngo bakonfirme. Bansabye email. Iyi email bansabye n'igihe iyi pin nayibagiwe bashobora kunyoherereza iyo email. Ndashyiraho email yanjye sanzwe nkoresha, nangiza nkore kuri next, bongere bansabe email ko nayishyiramo, nyishyiremo, nongere nkore kuri save. Noneho two step verification yamaze kuba enabled. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ubu ndangije gukora two step verification. Nkiri kuri two step iyo namaze gusetinga iyi two step verification, usanga mfite screen yongiyeho, usanga mfite screen imbwira ko nyifiteho nshobora guhindura pin cyangwa se guhindura email address. Ni ubu buryo bwo gukora two step verification. Murakoze.